kuko mama yaratakiriho ndetse n'ababaturanyi kumvira kuruta ibitambo iyo abasoraje yari yarumviye wa nkumi we nawe musore uyu soranje akwigisha iki kumvira kuruta ibitambo iyo abasoraje yari yarumviye. ntabwo nzi imyaka ufite sa ariko uri umumama uri umubyeyi. ibyo bintu bibiri byashize imyaka 8 mu biririmbye bivuze ngo hari n'ukundi iyo campaign yabayeho hari ukuntu urubyiruko rwitwara nyine biteye ikibazo. urwo noneho ubona rutarahumiye ku mirari. ntabwo byoroshye ntabwo bimeze neza niyo mpamvu ubona ko igihugu cyabihagurukiye kubera ko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo ni rwo bayobozi b'ejo so bakomeje kubyirengagiza ntaho igihugu cyaba kigana. rero mbona ko ntabwo bimeze neza yego n'icyo gihe byari too much ariko this time iyo ugenda mu muhanda ubona ko urubyiruko rwangiritse. yego ngira nk'akantu wigeze kurumarika ukavuga uti ewe kabishwe noneho bigeze kuri ikintu urubyiruko rukora wabonye nk'umuntu mukuru ukavuga ibyo ni bibi cyane. nawe ejo bundi his excellence we abivuga n'ababaye cyane bigeze ku by'ukoresha amayoga n'ibiki kugira ngo niyo byakurikiwe ni nkubiri yo gufungwa inzoga z'inkorano n'ibindi bifite volte nyinshi zakangiza abantu n'amametanol n'ibiki ariko wowe ni icyo wabonye urubyiruko rukora ukikanga. hari ukuntu iyo jare ntajya nyibamo cyane ariko iyo ngenda mu muhanda bijya bimbabaza iyo mbonye umwana w'umukobwa ari mu muhanda yambaye ubusa bamuterura ni ibintu bigayitse mu by'ukuri binababaje kuko aba ari niwe mama w'ahazaza yakaba yari umuntu utegura kuzaba umubyeyi. so bayibaza uyu muntu afite ahazaza heza yumva nawe hari ubwo yazabyara agatuza umwana inzira nzima kuko tujya tubibona yari nka mu gitondo ugiye ubona ko ngiye bivuze ku bakobwa kuko ndi umudamu igitsina gore n'abahungu bafite uko bitwara ariko mu by'ukuri ubona ko bikabije. mbere wenda byitirirwaga abapapa abasore ariko ubona ko n'utwana dutoya tuno bita ngo ni mayibobo banywa ibintu by'ibidrugs ukabona umwana yarangiritse. so ni urwo rugero warumbajije ni rwo njya mbona nkabona birambabaje ngo bigasa nabi cyane biri ku mukobwa. noneho arakavido kigeze gucicikana umukobwa yicaye kuri moto mu gitondo nka saa 12 yenda kugwa kubera ko yaraye mu kabari. birababaje ukibaza uyu mukobwa umwana azabyara wa mugani ibyo bizitwa iki. reka tugaruke gato kuri kariyeri y'imiziki. rero hari indirimbo mudashobora kuri n'ebyiri. hari Mariya nimba ari we wahuye na Yesu oya ntabwo ari Mariya ni umusamariyakazi yego iyo ni imwe si yanyuse yego. hari n'indi eby'inyuramo kameme y'indushyi nkatwe indirimbo ndayikunda buri uko ngize ibibazo mpita ngashyira mu mwakumva ariko uko nkomeza gukumva nkumva karanyura muri depresiyo ntabwo kandura pe ahubwo karabika kaza cyane kandi kakubwira ko hari uwiteka ushoboye ukuntu mwakaririmbye karababaje harimo amagambo meza pe ahubwo ukuntu mwabiririmbye nawe mwarakabije. ese iriya story mwashyize muri iriya video ubundi ibaho koko? nayisobanura nimba ari wayikinnye. nahuye na Mesiya iby'inyuramo n'abantu batayizi wenda ukazime gake babyumve iri muri video yayo. iriya story iri muri video yari umukino werekana ibibaho mu buzima busanzwe. ntabwo yari realite ariko kuri bari abantu bayikinnye. yego ariko mu buzima busanzwe bijya bibaho habaho umuntu ushobora kugira nk'ikibazo cyo kutabyara niko story yari imeze ariko akagira wenda abantu bamutoteza bo cyane cyane baba bo mu muryango we biba ari ikibazo kimuremereye. noneho babo aho yashatseho kikabije cyane kuko umuntu iyo yashatse mu muryango aba yumva nta kibazo bakabaye bagirana. rero iriya ndirimbo yahumurizaga uriya muntu ko nubwo ameze atyo
atarabona urwo rubyaro, Imana yamuremye iramukunda, igihe kizagera imuhindurira amateka. Ariko bitanakunze, Imana niyo yaduhaye ubuzima, ntabwo tujya tuyibaza ngo ese Imana wabigenje ute. Urabyakira ukemera ko iryo geno ryayo ari ryiza kuruta ibindi byose. ese izi ndirimbo zanyu ninde uzandika? Nturiya musaza? Yego, nturiya musaza zose rwose. hanyuma ngo amazina ya nyayo ni nguki? Yitwa Mwarimusozi Joram. Zose niwe uzandika? Zose, hafi ya zose zishoboka. Uzamushyira muri mizi Cyane. niwe wandika ayo magambo? Yego. Oya manzi nibyo. Burya si umunyarwanda ni umugande, right? Na Ikinyarwanda arakizi pe, arakiturusha shaka bise niwe ubyandika byose, like hafi ya byose. mu by'ukuri ni byose, kuko niba hari nk'umuntu wanditseho indirimbo Ambassadors yaririmbye, byabaye nko mu myaka nka yo hambere igitangira, umupapa ataraza, aho yaziye ni ikindi kinyejana cyatangiye n'ubu turacyakirimo, kandi amaze yaje muri 97. Yego, ubwo urumva indirimbo rero zaririmbwe nukuba atanditse cyangwa atahimbye ni izo guhera muri 95 kugeza 97. Akimara kuza niwe wavuze ati kanye nandikira korali, ariko ibintu yandikira nimba bikura he? Mbega umupapa aragendererwa. Niko nabwiye Sara nzakora nayo ikiganiro cyihariye nyuma y'imyaka 3 no mubisubiye buriya muzaza manzi uzambara umuhuze nawe mukoresha ikiganiro cyihariye. Ngiye mba nshaka guhura n'abantu bafite ubwenge bwinshi. Kuri uyu munsi n'ubuhari azaba hari. aya ntabwo namuganiza ntabwo byankundira. Nshaka no twicaye dutuje mbanze nkwa amazi nyene ubivye ari kuvuga kuko sinapfa kubyumva pe nimukavuga. Yego. Umuntu uvuga ibintu by'ubuhanga ngiye ndaza kubimugusabira. Bero ubwonko buto birazaze aguteganya muri gahunda. Umunsi abire rwose. Yego.